Ibaze ugiye kwiba ukaba nk'uyu muntu cyangwa se uyu mujura, ntabwo wazongera kwiba inzuki zikuriye gutya. Ibaze imburi z'inzuki uburyo niyo akayuki kamwe kakurutwitse ukuntu uba umeze. Rero umupfumu uri kubikora ibi ngibi bamwita Sarongo. Sarongo ni umupfumu wihanije abajura, umuntu wese wibye ari kugenda bakumvikana ku biciro, ubundi ibisambo akabiteza inzuki, kikagenda kikazana icyo cyakwibye kikagiterekaho cyagikuye. Ibaze noneho wakigurishije n'amafaranga wayanywereye, cyangwa se umuntu wakigurishije nawe yagitanze, bikakugendekera gutya, wasubira inyuma umeze gutya ugiye gushakisha ngo byibuze bisubize bagusubize ubuzima, wapfa nabi wapfa nabi wapfa nabi. Ibaze ko ndifuza ko cyangwa nifuza ko twese dukura amaboko mu mufuka tugakora, abantu bakorakozwa. Inshuti zanjye, ntabwo nifuza ko mupfa uru rupfu, oya, nifuza ko mubaho neza, ntabwo nifuza gupfa gutya, oya ntimukabe gutya. Nyagasani abihe umugisha umuntu wese urebye iyi video, nifuza ko bitazigera bimubaho ngo amere gutya apfe nabi. Ni agashinyaguro, ni ugupfa urubozo kugira inzuki zingana gutya zikujyeho zikudwinge, ni ugupfa nabi, ni ugupfa uhagaze, kuribwa, kwishima ntabyo washobora. Nshuti zanjye, Nyagasani nabahe ibibageza ku ndoto no ku nzozi zanyu, abyize Nyagasani. Ariko abantu bafite inzozi zo kwiba, Nyagasani azibakuremo. Abantu mufite inzozi zo kwiba ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Ibaze umuntu agukoreye nk'ibi ngibi, ntabwo wazongera kwiba na gatoya, wakura amaboko mu mufuka ugakora. Nyagasani we, biratangaje.